abantu bagira ikintu cyo kubesha ugasanga baracicaho barakibesha kandi bakagihindura ukuri. Amina. Amen. Bakagihindura ukuri kumba ari ukubesha. Ndagira ngo tuve mu byo kubesha abantu mubesha, tuve mu byo kubesha. Niba ari ijambo ry'Imana tubwiza abantu ukuri, tubwiza abantu ibitangaza by'Imana yakoze. Niba yagutumye igenda uvuga ngo yantumye, kuko ijambo ryarambwiye ngo uvuga itavuze azabonesha. Sema haleluya. Amen. Fata umwanzuro w'ibyo umazemo iminsi byarakariye Imana. Dawidi niwe wabivuze neza ati nari n'umusore none ndashaje, ati sindabona umukiranutsi wishwa n'inzara ngo nanga urubyaro rwe ngo rusabirize. Qui est anini mauvais ne ne coup d'état ya serebinimo. Yesu we mwami wama. Yes, turabakunda cyane. Bantu mutwere ko mudukunda, natwe turabakunda cyane. So ko mubyumva ni Mr. Kemonat Green nje nyuma ya kamera. Ya murabona basa neza rwose. Nyambaye neza. Ngenda bivuze. Ya urakoze. So ubwo rero nkuko bisanzwe ari n'abatuzaniye umutumirwa. Ariko nyine uyu mutumirwa ntabwo ari ubwa mbere aza kuri icano cyangwa se kuri uyu muyoboro. Ubwo rero hari abantu wenda hari abantu bashobora kuba bamubonye nibwo bwa mbere. Ubwo rero wamukaribisha cyangwa se ukamuha ikaze. Ndabasuje cyane bantu mukunda kumwikira muri benshi. Imana ibamira umugisha cyane, ndabakunda cyane. Imana ishimwe cyane kubera ko yadushoboje kongera kugaruka hano. Yego. Kandi Imana ishimwe kubera ko yakurinze natwe ikaturinda, izina ry'Imana rirabwa icubahiro. Amen. Nkuko muri kubibona hano turi kumwe n'umuntu umukozi w'Imana, mutumishi wa Mungu. Imana ibamira umugisha cyane, nukurinda bakunda by'umwihariko. Yatangira dusuhuza anibwira abantu bamubonye bwa mbere ni karibu. Amen. Haleluya. Amen. Sema haleluya. Amen. Turashima Imana cyane ku bantu mugiye kumbona aribwo bwa mbere nanga se murimo gudukurikirana nibwo bwa mbere. Amazina ni Harerimana Honore Dawidi. Amen. Honore Dawidi. Yego. Yes. Umugabo ndubatse, mfite umugore umwe n'umwana w'umuhungu, n'imfura asa na se. Turashima Imana yabashe kumuduha birenze Imana iduhanije. Amen. Uyitwa Dawidi. Imana ishimwe cyane, buriya nanjye mfite akandi kazina kitwa Esther. Esther. Nitwa Byukusenge Aline Esther. Karari. Yego. Y'ababyeyi se. Oya ntabwo ari iby'ababyeyi, ababyeyi bafite iryabo banyise, n'Imana ifite iryayo yanyise. Iryo ni ry'Imana kwisi. Esther. Byavuye byagenze gute? Biva mu gusenga. Ryavuye mu gusenga. Ni mu gusenga. Ariba mu gusenga hava amazina mashya. Aba papa w'amahanga, akaba mama w'amahanga, bitewe no kugira gute kubera mu gusenga. No gukunda Imana, Imana ikakwita iki izina. Hari igihe iyo umwana akunda se ise akunda umwana cyane, hari akazina k'ingenzi amwita. Yego. Hari igihe amwita Nyiramugisha cyangwa akamwita kandi kazina katara kari mu kimwirangamimerereye, ariko akagira akazina agira gute amwita. Buriya muri karitsiye bitewe n'ukuntu wakuze, bitewe n'ukuntu bakureze, bitewe n'ukuntu bakuzi na sosiyete runaka ubayemo, bafite akazina bakwise. Hanyuma rero muri ayo mazina Yesu yararebye asanga nitwa Esther. Esther, Nyiramugisha, uwatoranyijwe, ni amazina menshi. Ariko mbere na mbere nshimye Imana ko biri aravuga ngo hahirwa itoranya ikamwiyegereza. Yaranyiyegereje ibona kumpamagara iry'ababyeyi banyise bidakwiye, ahubwo isigaye irampamagara Esther. Mwese wenda abantu bashobora kwibaza bati kubera iki ibyo zina ubundi wadusobanurira bwa mbere uvuga ko nyine byavuye mu gusenga. Yego. Abantu bashobora kwibaza bati sinone kubera iki Esther kuki batakwise wenda hari abandi bakozi b'Imana baba muri Bibiliya harimo ba Naomi
n'abandi benshi kuri iki Esther ariryo ryaje. buriya bitewe n'ububane ubanyemo n'Imana. Buriya uzi ko Imana igireba ikareba ukuntu umuryango wanyu umeze. Umuryango wa Esther nta muntu ukomeye wari ugize gute wari urimo. Umuryango wa Esther wari umuryango watereranywe wibagiranye, kandi umuryango wa Esther uhari. Ni ukuvuga ngo Esther isobanura ngo uwibutswe n'Imana cyangwa se uwatoranyijwe n'Imana. Yego, niko ibivuze. Yes, urakoze cyane. Ya, ubwo rero wakomeza uha ikaze cyangwa se ikaze wari muhaye. Yego, wakomeza umurarikira cyangwa se unamusengera kugira ngo atubwire icyo Imana yamutumye. Amen. Amen. Imana ishimwe cyane kuba wemeye kudukurikirana. Imana ikumera umugisha cyane, kandi ijambo ry'Imana ribe iryo kukomora igikomere wakomerekejwe n'abantu. Ribe ijambo ry'Imana rigutera iki igikomere. Njya nkunda kubwira abantu nkababwira ngo ahantu nakomerekeye njyewe sinjya mpasubira. Hari igihe umuntu akomerekera mu by'Imana agahita afata umwanzuro wo kuvuga ngo ntabwo yakongera kumva iki abahanuzi. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo bose siko bazagira gute bazagukomeretsa. Hari abazaza bakakomera igikomere wa Imana ikabategeka kukomora. Yego. Hari abantu Imana yagutegekeye ko bazakomora. Reka dusenga Imana, nitumara gusenga Imana tumwakire mu ijambo ry'Imana. Imana yamutegetse kutugezaho muri aya masaha. Yego. Mana mu izina rya Yesu Kristo, izina rifite imbaraga n'ubushobozi, izina ryawe nirishimwe. Muri aka kanya turagushimye nk'Imana data wa twese. Muri uyu mwanya turavuze ngo nuhimbazwe kandi wamamare. Izina ryawe rihabwe icubahiro. Nyemero turengere cyane iri jambo ry'Imana bagiye kutugeza aya mwanya. Ntabwo dusengera ijambo ahubwo dusengera umugaragu wawe. Nunyemere mukozi kara ku munwa yasame wivugire. Ntabwo yamenye ibiri hasi imitima iri aha hantu, ariko wabasha kukibamenya. Haleluya. Umenya imigambi yacu. Kandi nkumenyera kure cyane ibyo twibwira. Bivuze ngo ubuzi ibyo twibwira ububizi. Niyo mpamvu tukwinginze kugira ngo ukomeze kuturwanirira. Haleluya. Ukomeze kutuba hafi kandi ukomeze kutubera amaso. Urakoze kuri Imana mva gusenga mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni karibu no kutugezaho ijambo ry'Imana. Sema haleluya. Amen. Turongera gushima Imana cyane yaturamukije amahoro. Amen. Ikaduha umwuka wo guhumeka. Tugeze saa 5 dushima izina ry'Uwiteka Imana. Amen. Imana iri kugenda itugabura byinshi, kubona imvura tukabona izuba. Ikaturindira imiryango, izina ryayo nirishimwe. Amen. Nari mperuka gukora ndi kuganiza abantu ku ijambo ry'Imana, turimo tuvuga imirimo y'Imana itangaje, tubazanira ubutumwa bw'impanuka Imana yabashije kutubwira ku isi hose ko Satani yateje impanuka. Nongera kugaruka turi kugana ku ijambo ry'Imana, turi guhumuriza n'abantu b'abaturanyi bacu muri Kongo. Kongera kugaruka turi kubabwira ijambo ry'Imana, ko Imana udagomba kwiheba, kuko Imana rifite icyo uzaba cyo mu biganza. Yego. Sema haleluya. Amen. Sema haleluya. Amen. Ndagira ngo mbwira abantu, hari abantu bagiraga ibyo tuvuga ni ukubesha. Sema haleluya. Amen. Ariko ndababwiza ukuri, ibyo tuvuga si tubabesha. Ibyo tuvuga ni imirimo Imana yikora, ni imirimo Imana izakora, ni ibitangaza by'Uwiteka. Yego. Sema haleluya. Amen. Imana ukuboko kwayo ntabwo kwaheze ngo kunanirwe gukiza. Sema haleluya. Amen. Kuboko kwayo ntabwo kumeze nk'ukwanjye, ntabwo kumeze nk'ukwawe, ahubwo ukuboko kw'Imana kurihagije. Amen. Sema haleluya. Amen. Hari abantu bagira ikintu cyo kubesha ugasanga baracicaho barakibeshe kandi bakagihindura ukuri. Amina. Amen. Bakagihindura ukuri kumba ari ukubesha. Ndagira ngo tuve mu byo kubesha abantu mubesha, tuve mu byo kubesha. Niba ari ijambo ry'Imana tubwiza abantu ukuri, tubwiza abantu ibitangaza by'Imana yakoze. Niba yagutumye igenda uvuga ngo yantumye, kuko ijambo ryarambwiye ngo uvuga itavuze Azabonisha. Sema haleluya. Amen. Ijambo ryarambwiye ngo uvuga itavuze ngazabona ishano, ngo kandi ngazapfa.
sema haleluya. Amen. Kandi uwo nguwo nubwo azaba nta bugingo azaba afite, sema haleluya. Amen. Ndagira ngo mbwire abantu babesha ku ma YouTube, mbwire abantu babesha ku macano yose atandukanye, mbwire abantu bahaguruka bari gushaka views bari kubesha, ndagira ngo mbabwire ngo mureke tuvuge Imana. Niba mwarabuze ibyo muvuga, mugende musenga Imana ibaha ijambo ryo kuvuga, no kubeshera Imana ngo yavuze. Oya, mureke tuvugire Imana ko yavuze, mureke tuvugire Imana kuko yadutumye. Niba ntabyo ufite wicare, kuko nubundi igihe utuma Imana itakuganiza kujya kuganiza intama zayo nanga se ubwoko bwayo, hari impamvu iri kubitera. Ariko tureke kubesha tubwiza abantu ukora ari. Amen. Asema haleluya. Hari abantu bavuga ngo Imana irakubwiye ngo iraje, bagategereza bakavuga n'itariki kwanza guzatabarwa, itariki karenga ibintu bitarasohora. Ndababwiza ukuri bantu b'Imana murimo mudukurikiye, abantu mudukurikiye, tugende dushishoze abantu. Icyo cyaha cyabo cyo kubesha mugende mwikiranure n'Imana, mugende mufata ibihe, kandi nimuzafata ibihe. Hari abantu murimo kuburana nanga se murimo guhana ibigeragezo, mukibaza ngo mbese ni ukubera iki turimo duhura n'ibigeragezo, no kumbe mwarakoze ibyaha Imana irarakara iri mu ijuru. Yes. Sema haleluya. Amen. Ukaba umaze iminsi wirukanka kubw'ibigeragezo wibaza ngo ni ukubera iki. Ntabwo yakwibagiwe, ahubwo byatewe n'ibyaha wakoreye Uwiteka Imana, byatewe no kubesha. Ukagenda ukabwira ngo Imana yantumye, kumbi Imana itagutumye. Ukagenda ukirukanka mu rugo rw'abantu ngo Imana iragutumye, ndagira ngo ubwire ngo vuga ibyo Imana igutumye. Rebota inibove, Imana uyitumikire nayo izaguhemba. Kuko iyo umubyeyi atumye umwana, umubyeyi arishima. N'iyo umwana atashe mu rugo, umubyeyi we arishima. Ariko hari abantu cyo kubesha babeshe Data wo mu ijuru. Imana yarake, ndagira ngo mbabwire ngo mureke kubeshera Imana. Imana ntago ari so wanyu, Imana ntago ari mwene wanyu, Imana ntago ari mwene nyoko, ahubwo ni ubundi icyo uvuga ceceka. Umuganda yaravuze ngo sirika. Sema haleluya. Muganda yaravuze ngo sirika. Sema haleluya. Amen. Musirike tuvugire Imana. Tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye kumva ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Luka, ijambo ry'Imana tugiye gusanga muri Luka. Muririmbye yuzuye umwuka wera. Luka turasanga ari ibice ni 7 dore ku murongo wa 3. Muvuga butumwa umukozi w'Imana muririmbye yaravuze ngo have wa bwoba we ni munyihorere. Rejabwa ngo ntabwo azacogozwa n'icamugongo, ntabwo abazimubwira ngo nibo bazagwa. Rejabwa ngo have wa bwoba ni munyihorere, ngo nje namara amaze kujya mu ijuru. Yarahuye n'ibigusha byinshi. Yego. Yarahuye n'ibimubesha byinshi, yarahuye n'ibimugwisha byinshi, yarahuye n'ibigerageza kangari. Aravuga ngo have mwabwo bamwe ni munyihorere, nje namara amaze kuja mu ijuru. Aravuga ngo haro yageze, avuga ngo ntabwo azacogozwa n'icamugongo, nubwo bazimubwira ngo nibo bazagwa we. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abazimubwira ngo gucogora mu rugendo ngo bazimubwira. Cyo binagize ikiganiro nasuye umuntu nari mushanira ubutumwa, ni umukobwa bari bagiye kuza gusaba. Arangije arambwira ngo ikimbabaje niki, nuko hari umuhanuzi bahaye amafaranga aje ampanurire ngo uriya muhungu ngo ntari uwanyu. Ndamubaza ngo aravuga ngo yarajya arimubwira ngo bamubwiye ngo arekura muhungu ntabwo ari uwe. No kumva hari undi mukobwa we waramukunze, abura no kubimubwira, ahenze ubukwe burabaye ngo nahagarike ngo ntabwo ari uwe. Amukubita 100,000, umuhanuzi aragenda arabihanura. Akimara kubihanura hasize iminsi baza gusubiranamo, umusore yaje gusaba, baranze kumva amabwire. Mwumva
basubiranamo baratongana bagera naho kurwana. Abo bahanye amafaranga uratsuza amafaranga yanje ngo ico nago amafaranga ntabwo cakozwe. ni ukuvuga ngo ayo mafaranga yari yahaye uwo muhanuzi. Yego. Hanyuma uwo muhanuzi aragenda ahanurira uwo mukobwa. Yego. Ariko uwo mukobwa we yanga kubyizera. Yego. Aragenda asezerana n'uwo muhungu. Yes. Ubwo wa mukobwa wari warahawe uwo muhanuzi amafaranga niwe wasubiranyemo n'uwo muhanuzi. Yego. Okay. Bararwana. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo yaje kuvugisha ukuri, avuga nuko byagenze. Avuga nuko yahanuye bamuha amafaranga. Abantu murimo mugurisha impano y'Imana. Yego. Murimo gucogoza abantu mu rugendo. Ndimo kubabwira ngo hari benshi mugwishije muri urugendo. Ndimo kubabwira muri kubuza abantu inzira ijya ku musaraba. Yego. Ndimo kubabwira ngo muri kubuza abantu gukizwa. Tapi erefotayi. Y'umusimbaza ijambo ryo kuvuga ngo fata umwanzuro. Fata umwanzuro w'ibyo umazemo iminsi byarakariye Imana. Uyu munsi mbazana ijambo ryo kubabwira ngo ufate umwanzuro. Tapi erefo. Fata umwanzuro igihe umaze iminsi ubeshera, fata umwanzuro. Imana irarambiwe. Imana yandumye ngo kubwira ngo irarambiwe kubesha. Ukagenda ukabwira abantu ukuri ntabyo Imana igutumye. Imana yaje kuba ngo ubwire ngo fata umwanzuro. Fata umwanzuro. Nibyo. Uyu munsi ndi kukubwira ngo wungurike uri mu bwitandukanye, uri mu gihugu cy'u Rwanda, uri muri Amerika, uri mu gihugu cya Uganda, uri muri Afurika hose, nikubwira ngo fata umwanzuro. Imana irarambiwe. Rebota inebonestara sikini mando dabini mora enevovai. Mana yambwiye ngo fata umwanzuro. Mukumaze iminsi uyibeshera irababaye iri mu ijoro. Abantu bagwishijwe nuko wababesheye. Abantu bagwishije nuko wavuze ngo Imana yavuze itavuze. Yego. Abantu bananiwe kugizwa ingo z'abandi murazisenye. Hari ikintu nigeze kuvuga akantu gato, nigeze kumva radio mu Gakenke. Y'umumama wahanura ngo ni umwedeperi yahanuriye umumama. Abaramubwira ngo umugabo wawe ngo ni umusambanyi. Ngo ni umusambanyi. Yego. Kandi umugabo nta n'ubusambanyi agana yamabwira. Aragenda arusenya, umugore aragenda yanga umugabo urunuka. Umugabo yari kwitabaza radio, ni Karisa yari kumubwira hari mu cyugucanije kuvuga ngo none mbigenze. Ari kugisha inama. Hari abantu murije abagabo babanda amarira, hari abantu murijije abantu amarira bananiwe gukizwa kuko kubesha kwanyu. Imana yantumye ngo fata umwanzuro. Jumaze iminsi usambanira ufata umwanzuro. Jumaze iminsi ubeshera ufata umwanzuro. Jumaze iminsi urujyada fata umwanzuro. Jumaze iminsi uvuga ngo Imana yambwiye ngo amafaranga fata umwanzuro. Yego. Imana irarambiwe. Imana irarambiwe rwose. Irarambiwe. Irambiwe abatoba umurimo wayo nk'abatoba ibyondo. Irarambiwe. Kandi ubwirambe nimwe mutumye isi hinduka. Nimwe mutumye isi hinduka. Nimwe mutumye abantu bahindura amasura. Nimwe mutumye abantu bahinduka abandi. Fata umwanzuro. Kadusome ijambo ry'Imana. Tugiye gusanga muri Luka. Tugiye gusanga ari 7 umurongo wa 3. Ndasoma imirongo 2 gusa. Yego. Hano mudukurikiye ngiye gusoma imirongo 2. Muri Luka ibice turasanga ari 7 umurongo wa 3. Ndasoma umurongo wa 3, nsome n'uwa 4 wonyine. Sema haleluya. Amen. Sinzi niba Arine mugenzi wanjye yamfasha. Aravuze ngo umutwe w'amagambo uravuze ngo Yesu akiza umugaragu w'umutware w'abasirikare. Yego. Murongo wa 3 aravuze ngo uwo yumvise inkuru ya Yesu amutumaho. Uwo yumvise inkuru ya Yesu arangije amutumaho abakuru b'Abayuda. Amutumaho abakuru b'Abayuda. Yamutumyeho abakuru b'Abayuda kumwigisha
kumwinginga ngo aze gukiza umugaragu we. Kumwinginga kugira ngo aze gukiza umugaragu we. Yego. Nabo basanze Yesu baramuhendahenda. Basanze Yesu baramuhendahenda baramwinginga. Bati ni umuntu ukwiriye kumugirira utya. Yego. Gatanu yaragiye. Yego. Yango babyumve neza. Yesu ajyana nabo. Ageze hafi y'inzu. Uwo mutware w'abasirikare arangije amutumaho inshuti ze ati, Nyagasani ntiwirushe kuko bitakwiriye ko winjira mu nzu yanje. Sema haleluya. Amen. Nyagasani ntiwirushe. Haleluya. Nyagasani ntiwirushe. Ndafashijwe cyane. Ntiwirushe, ntabwo bikwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Yego. Sema haleluya. Amen. 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 Ntabwo bikwiriye ko winjira mu nzu yanjye uri umubere. Ntabwo wikwiriye ko winjira mu nzu yanjye, yewe wirirwa ubesha ubwoko bwanjye wabujije kujya kwinjira ku musaraba. Sema haleluya. Amen. Sema haleluya. Ntabwo bikwiriye ko winjira mu nzu yanjye. Ntabwo bikwiriye ko winjira mu nzu yanjye umeze gutyo. Ntabwo bikwiriye ko winjira mu nzu icyo nakuremeye utaragikoze. Ntabwo bikwiriye ko winjira mu nzu yanjye warabeshe. Ntabwo bikwiriye ko winjira mu nzu yanjye uri umusambanyi. Ntabwo bikwiriye ko winjira mu nzu yanjye uri umujura. Ntabwo bikwiriye ko winjira mu nzu yanjye uri umurozi. Ntabwo bikwiriye, sohoka. Never. Sema haleluya. Amen. Sema haleluya. Amen. Yo yabutinze kugaruka cyangwa se ugarutse vuba, hari banga kubakijijwe, hari banga kuri bo, nubwo ubona bagenda, nubwo ubona baruha, ariko bazaruhuka yoyoyo bageze mu ijuru. Nuvugisha ukuri ugakiranuka, bazakubona ugenda ariko Imana ikwishimira. Yewe wakwambara congo nziza, wakwambara inkweto nziza, wakwambara amashati meza, wakwambara amakoti meza, yewe wirirwa ubwejagura, wirirwa uvugi utabwiza abantu kuri by'Imana yagutumye. Mu ijuru Imana irakurakariye. Yewe Imana irimo kukubona n'inama y'abamarayika yawukorerwa, ahubwo zizakorwa ziri kureba imirimo mibi wakoze. Sema haleluya. Amen. Niwe wongeye gusubiza Kristo ku musaraba. Wongeye gusubiza Kristo ku musaraba. Reka hari abantu batwaye iby'isi birabatwaye. Iby'isi birabatwaye ngo mbone ngeze hariya. Mbone nguzinga, mbone nguze umurima, mbone ngize inzu nziza i Kigali, mbone ngize inzu nziza mu mujyi. Ibyo ntabwo ari iby'Imana yaguhamagariye. Ahubwo Imana yaguhamagariye kubwiza abantu kuri kigutumye kugira ngo nabo bagombe guhinduka. Nibyo. Kutumye isi hinduka. Imana yambwiye ngo utumye isi hinduka utabwiza abantu kuri. Ubesha Imana ngo yagutumye itanagutumye, utumye isi hinduka. Wambaye ikoti ryiza ariko wishimisha umunsi umwe. Uranezera ibyo uyu munsi umwe ariko ejo ntabwo uzi uko bizira umeze. Yewe ibintu birakomeye, ibintu bihindutse ibindi, utumye isi hinduka. Utumye isi hinduka. Naje kubona iyerekwa muri iyi minsi, ngiye kubona mbona Imana inyeretse ikintu cyitwa urufunguzo. Sema haleluya. Irangije irambwira ngo nzanye gufunga, ngo ndaje nje gufunga, ngo ndaje njabwa ngo genda ubambwira ngo nje gufunga.
ibyiyise izina ryanjye. Hari abantu biciye mu izina ry'Uwiteka Imana. Hari abantu babesheye Imana arinde. Hari abantu babesha tumishi ugasanga barimo kubeshera Imana kandi Imana ntacyo batumye. Wabuze icyo uvugira Imana, niba warabuze icyo uvugira Imana ongera usubire ku kintu cyitwa iso cyane kwiriba, wongere wibire, wongere muri Yorodani uvome, amazi wavomye arahagije. Hari umuntu yavuga ngo amariba nakama, amariba Yesu niwe uzatubera amazi yo kunywa. Wabuze amazi yarashize, subira kwiriba, wegera abagenzi bakushore kwiriba. Hari abantu bamaze iminsi barimo kota umuriro w'abantu. Sema haleluya. Amen. Barangiza bakaba baranazimye ariko bagashaka. Reka nkubwire, umuriro utawukongeje ntabwo wafata cyane, ntawe wafata. Sema haleluya. Amen. Umuriro utawukongeje hari ntawe wafata. Hari abantu bazimye barimo kunanirwa no kuja kuvumbika, kunanirwa no kuja kurahura, barangiza bagakenera kota w'abantu. Kugira ngo ubwire ngo murekere abantu b'Imana, ndagira ngo murekeraho. Imana irarakaye, Imana yarambiwe, Imana yarambwiye ngo murekeraho kuko mutumye isi ihinduka, mutumye ibihugu byanyu mutumye abantu bahinduka, mutumye abantu batuye isi bahinduka, mutumye bahinduka abandi, mutumye abantu bagira inzara kandi bateba kwegunzira inzara. Abantu mukagenda mwambaye ubusa inzira zose, murakaje Imana. Ni murekeraho bene da. Yego. Sema haleluya. Amen. Imana ituganze kandi medushyigikire, kandi Imana itwambika imbaraga, kandi Imana ikomeze kubana natwe. Abantu mwe mudukurikiye mwakire ijambo ry'Imana. Turishimira Imana yacu. Yego. Ijambo ryawe ni ijambo rikomeye. Yesu we. Sema haleluya. Amen. Dawidi niwe wabivuze neza ati nari ndi umusore none ndashaje, ati sindabona umukiranutsi wishwe n'inzara, ngo nanga urubyaro rwe ngo rusabirize. Qui est anini mauvais, ne coup d'état ya serebinimo. Yesu we mwami wama. Dawidi abiyongera abisubiramo neza cyane ngo dore imvi zibaye uruyenzi. Haleluya. Amen. Ngariko ngo sindabona umukiranutsi tebovenia. Ibu bwoko bwawe nibukiranuka uzabahira, bwoko bwawe nibukiranuka bazashaka bigwire, bwoko bwawe nibukiranuka. Abandi dore barajya bapeda bamakorara abasambanyi, abandi abayapeda bamakorara abasambanyi, abandi bahindutse abarozi, abandi bagiye kwa pastori bica ku ruhimbi kandi ari abarozi. Mana tabire votayi tabara ninimone kudebone votayi. Abantu bapeda bamakora bafite imigi, abantu bari bagucuza bafite imigi kandi bitwa ngo n'abanyamasengesho. Yesu Kristo mwene Dawidi, Rabini votaya sikini mando, Rabere votayi detaya sikini ma. Cyangwa umuntu mu gihugu cya Uganda dukurikiye, yewe rutse kujya kuraguza, ndakubwira ngo Imana irantumye ngo nkambura. Imana irambwiye ngo rambika hasi ibyo rutse kujya gufata ku bapfumu. Irambwiye ngo shira hasi ibyo rutse kujya gufata ku bapfumu. Imana irambwiye wowe udukurikiye mu gihugu cya Tanzania, uherutse kujya Betevonia sikini mando, yerebore vovayide staya sikini kumurozi, mukijira mu cyumba ukagenda mukaraguza. Imana yarakubonye wowe urimo nkurikiye, tarabini votaya sikini ma, ugiye gusura inda y'umukobwa ukabuserukanye uwo mukobwa. Imana yambwiye ngo subiriyo uvuye, nimwe mutumye impanuka itera tevotayi ni move, nimwe mutumye impanuka ikwirisi. Subira berevotani kidebonia zabini moradona y'uwirigando. Uyu munyeshuri nkurikiye mu kigo cya kaminuza, mu kigo cya Nyagatare. Imana irambwiye ngo dabini votayi kiranuka kuko ubusambanyi umaze iminsi urimo. Imana irarakaye. Rabire votani kidebonia sikini mando. Imana irurutse berevotayinikiya.
wowe uri muri Kigali urarukubiri n'umugore wawe. Imana irambwiye ngo hinduka, Imana irambwiye ngo tabirevo iyubakira ijuru ritoya mu rugo rwawe, iyubakira ijuru ritoya mu rugo rwawe kugira ngo Imana ije kugirire neza. Yesu Kristo mwene Dawidi, Yesu bayobore kandi bayoboye ku nza y'umusaraba. Uyu muntu kugenda mu gihugu cya Uganda urwaye amaguru turamusengeye. Uyu muntu ukurikiye mu gihugu cya Uganda urwaye amabere y'uburyo, urwaye ibere by'uburyo, ibere ishakuzamo kanseri. Uyu muntu ukurikiye mu gihugu cya Uganda rabire botanikire bonistai turamusengeye kugira ngo umweze kandi umugire neza. Uherutse kuryamana n'umukobwa, uyu mukobwa akamaze iminsi amamagara ngo yamuteye inda. Turamusengeye kugira ngo debo betayi umuhe gukizwa kandi we gukizwa by'ukuri bakumenye bagusobanukirwa. Ijambo ryawe rikiza kandi ijambo ryawe rihumanura ibyaha byacu, ijambo ryawe rikura ibyaha n'ibicumuro twakoze, ijambo ryawe ritweza kandi rikatweza rwose, ijambo ryawe ritubesha kubaho, ijambo ryawe ryazuye Lazaro amaze iminsi ine mu mva. Ubwo bashiki ba Lazaro bari bumiwe, ubwo bashiki ba Lazaro bagiye kwa Yesu ati none Yesu kutubwira ngo gukunda Lazaro, none akamaze iminsi yarapfuye, none bimeze bite? Yesu araje arababwira ati tabivotaye Lazaro mwana mushinguye ati ntabishoboka. Lazaro avuga ati hajya aravuga ngo mwamushingwe, bajya kwabereka Yesu ageze arahamagara ngo Yesu we aritaba ngo karame aratsamura babona Lazaro azutse. Yesu aravuga ngo Lazaro ntabwo yapfuye ahubwo yarasinziriye. Hari ibyawe byasinziriye kubona ko byapfuye. Hari uko washoye urangije urahomba kumaze iminsi wicaye mu rugo, we wari ufite akazi ukaba warakwirukanye. Imana ikumbwira ngo ikurikire neza kugira neza. Wowe muri guhomba buri kanya, uri mucuruza mu mujyi wa Kigali ukaba uri gucuruza ugahomba. Imana irambwiye ngo subira ku isoko wongere uvome. Subira ku isoko wongere uvome. Maze iminsi upfisha ibintu, maze iminsi ibintu byiri kuyonga buri kanya, maze iminsi bye. Subira ku isoko Imana ikugire neza. Bereto enebo vetayi Mana ijambo ryawe rizura, ijambo ryawe rizura ibyapfuye, bwoko bwawe bugire neza kandi ubuhezagire badukurikiye. Uyu mwanya none abantu badukurikiye kubw'ijambo ryawe, abantu badukurikiye ku kiganiro tugize, abantu banone bakurikiye ijambo ryawe uyu munsi, ubahezagire kandi ubagire neza. Neza n'urukundo usubiza ibyabo, kandi umuntu ukeneye akazi, uyu muntu wanzwe n'umugabo akaba ari iwabo, niwe wongeye kuma umutima wo gutuza akumenya gusobanukirwe. Urakoze kubikoze kandi kubikore kwibahisha, kandi ibyo ugiye gukora debo betayi destaya nawe ugisha inama. Urakoze kuje kubikora kandi kuje kubikora neza. Urakoze kuri debo betayi sikini mando nini mu betayi. Turi hano hadusengeye u Rwanda, dusengeye igihugu ca Kongo ngo bahe umutuzo, dusengeye igihugu ca Uganda ngo bazenguruke, dusengeye Amerika, dusengeye ko dusengeye Burundi, turabasengeye tarabire votayi. Turabona inama zo mu ijuru ziteranye, turabona abamureka bateranye. Yesu Kristo urakoze, ganza ko utegeke neza nuko nikomeze kuganza mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Imana ibashyigikire cyane kandi turabakunda cyane. Hanyuma Imana yishakira igitambo ku byawe byari byarabuze ibitambo, yego, kandi Imana ishaka ishusho ku byawe byari byaraburiwe ishusho. Haleluya. Turabakunda cyane, Imana ibamire umugisha, amen. Amen.